yavutse ku itariki 3 z'ukwa gatanu 2002. Ni umukobwa wavukiye mu muryango w'abana 7 akaba uwa 4 muri bo. Ubu atuye mu murenge wa Karengera mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu ni Ishimwe Tryphine. Wakwibaza ngo Ishimwe Tryphine ni muntu ki? Ishimwe Tryphine ni umukobwa ukunda bagenzi be, ukunda ababyeyi be ndetse akunda gusabana cyane, ariko igitangaje ntabwo akunda umuntu umwinjira mu buzima. Ishimwe Tryphine ni umukobwa ukunda guhora wishimye yisekera, ariko igitangaje agakunda kuba seriye mu gihe cya nyacyo. Amashuri abanza yatangiye muri Ecole Primaire Rwabidege, aha ni mu karere ka Nyamasheke, maze ayisumbuye yakomereza muri Ecole Agriveterinaire Nendezi, aha naho ni mu karere ka Nyamasheke. Aha yakuye diplome cyangwa se impamyabushobozi irimo ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ndetse amashuri yaje kuyakomereza muri University of Rwanda Nyagatare Campus, akomeza nabwo yiga ibijyanye na animal production cyangwa se gutunganya umusaruro ukomoka ku matungo. Ubu ni umunyeshuri wa University of Rwanda. Twamwifuriza ishya n'ihirwe mu mashuri ye kugira ngo azabashe kugera ku byo yifuje. Munyemerere kino kiganiro tugisoreza ahangaha, ikiganiro nakagaruka. Ukeneye ko twagukorera icyegeranyo kigeranye n'ibi ngibi, twandikiye kuri WhatsApp ni 07 89 3 7 Mbibutse ko icyari ikiganiro Tugane Siyansi ukigezweho nanjye Steven 20 kuri Murindi Yacu TV. Ndabashimiye.